Twongeye kuba ikaze abakunzi ba Torotoro, rero muri kumwe nitwa Niyoyita Jonathan. Uyu munsi twanyarukiye mu karere ka Bugesera tureba urubyiruko ruri kwiteza imbere rukora uyu mwuga. Mubona hano murabona ko mfite amatafari rirahiye neza, ariko ba nyir'ubwite baraza kudusobanurira babikora gute, babihuza gute na Torotoro. Byose mukurikire kandi mwibuke gukora subscribe, then mukande no kuri notification bell. Banje kubasuhuza abakurikiye iki kiganiro tugiye kugirana n'itsinda ry'abaturutse mu rubuga rwa Torotoro. Turabashimira rero kuba bahisemo uyu munsi kuza kutureba aho dukorera kugira ngo dusangire ijambo. Nge uvuga nitwa Abijuru Nikora, abamagarariye ikigo cyitwa First Work. Dufite ibikorwa bitandukanye, dufite ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi, dufite ibikorwa by'ubwubatsi ndetse dufite n'ibikorwa by'ubucuruzi. Muri make rero kugira ngo dutangire gukora byashingiye ku gitekerezo cyo kwibaza tuti ni gute uyu munsi naba mfite amafaranga 100 ku bukeye nakenera 200 bikangora. Tuza gusanga amafaranga ufite afite agaciro gake ugereranyije n'amafaranga uri gushaka. Iyo ufite 100 uri kubikoresha aba ari make, ariko uri gushaka 2 ubikeneye kandi cyane ushobora kutahita ubibona ako kanya. Niyo mpamvu twatangije ibikorwa bitandukanye bishobora kuduhesha amafaranga aturutse mu mpande zitandukanye. Murakoze. Ego, nunganiye mugenzi wanjye nanjye banyita Niyonzima Narcisse, afatanya na bagenzi banjye mureba hano. Mu kazi kacu rero ni akazi tubasha gukora tugize gufatanya hagati yacu, dukora bitewe n'iyo nshingano za buri muntu. Aha kuri tere aho dukorera, imwe biriho kanaka indi iriho undi, bityo bigatuma duhuza imbaraga tugafatanya icyo tubuze tukagishanya inama. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Ndayishimiye Hippolyte, nkaba mfatanyije n'aba bavandimwe mubona hano turi kumwe muri kampani yacu. Hano muri kampani nkaba nshinzwe kurebera umutungo no kurebera abakozi bo twita nka field officer. Turi kumwe nk'uko mubona turi hano turi batatu, tukaba duhuje imbaraga hamwe kugira ngo dufashanye turebe ko dushyira imbaraga hamwe ngo tugire aho dushobora kwigeza, tugeze na sosiyete aho igomba kugera. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ku bijyanye n'amashuri nize soreza mu cyiciro cya 2 cya kaminuza mu bijyanye n'ubuhinzi bukoreshejwe ikoranabuhanga. Hanyuma naje gukora amahugurwa atandukanye mu bijyanye no guhanga umurimo ndetse n'ubucuruzi. Murakoze. Ku bijyanye n'amashuri nize ngarukira mu cyiciro cya 2 cya kaminuza mu burezi. Murakoze cyane. Ku bijyanye n'amashuri nize icyiciro cya 2 cya kaminuza mu burezi, ibijyanye n'indimi cyane cyane Igifaransa n'Icyongereza. Impamvu rero twahisemo aka kazi ni nyinshi ziratandukanye, ariko nk'uko mubizi akazi kose ni akazi. Akazi kandi karabuze hanze aho, ariko aka kazi dukora karagabura, karimo amafaranga. Nicyo nshatse gusobanura. Nk'uko rero natangiye mbibabwira, kubona amafaranga udafite, wakubwira ngo byuka mu gitondo kare cyane nimugoroba unzanire 5,000 nta muntu ubiguhaye, biragoye. Niyo mpamvu tugomba gukura amaboko mu mufuka tugashakira amafaranga ahashoboka hose. Hanyuma rero ikindi namaze kubona mu bijyanye no guhitamo akazi, iyo ufite amakuru ukaba ufite ubushobozi kandi ukaba usanga mu bushake, ibintu byose biba bishoboka. Aka rero ni akazi keza dukora, usibye ko atari nako gusa, dufite n'ibindi nababwiye: ubuhinzi, dufite ubworozi, dufite ndetse n'ubucuruzi. Murakoze cyane. Ibikorwa, ibintu byose ntabwo byoroshye cyane, ariko birashoboka. Ari ubushake ubushobozi buraza. Biroroshye rero kubera ko natwe twabigezeho. Itaka dukoresha ni ibumba riboneka hano hafi. Ahantu hose uzabona igishanga jya ugenda ugereyo urebe niba haboneka n'ibumba. Hanyuma abakozi ni abantu duturanye, ntabwo ari abakuru. Ibikoresho dukoresha nta bintu biva mu mahanga birimo, ni ibikoresho bisanzwe, ibintu by'ino ibiti umubaji uwo ari we wese yagikoraho, agakora iforomo, akazana isuka, biroroshye. Nta kindi kirenze,
dukura hanze. Hanyuma ku bijyanye no gukora imirimo ngo irangire, hari ibyo dukenera abandi bafata nk'imyanda, birimo biriya bishishwa by'ikawa, harimo ibintu ibisigarizwa by'imiceri, ibyo byari imyanda muri rusange, ariko twebwe iyo tubikoresheje itanwa bibyara dukora ibarisa. Iri ngiri rero urabona ko ryarahiye rimeze neza, bararishima, n'ubu mu kanya bahoze baguraho. Hanyuma rwose ibi bintu byacu iyo birangiye natwe mu mufuka hari ikinjira. Murakoze. Ibi bikorwa rero byacu bifitanye isano ya bugufi na torotoro. Urugero, iyo turiho dukora ibumba turikura ahantu hegeranye n'amazi, ariko ntabwo ariho turitunganyiriza. Torotoro rero ishobora kudufasha kuhageza amazi. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri, torotoro ishobora kudufasha nanone gukura amatafari aho twayanitse tuyageza aho tuzayatwikira, kuko ubundi ni imirimo ikorwa n'abantu bikorera. Turamutse rero dufite nka torotoro byatworohereza kuko yadufasha muri ibyo bikorwa byo gutunda, turijyana aho tuzaritunganyiriza turitwika, ndetse tunarihakura turijyana hafi y'umuhanda aho imodoka rizarikura ririjyana mu bikorwa bitandukanye. Ikindi, iyo tumaze kubona iri tafari riragaruka nanone rikadufasha mu gutunganya cyangwa se gukanika ya torotoro mu gihe yaba yagize ikibazo. Aya matafari ni meza cyane kandi arakomeye, yakoreshwa mu kubaka amafosi torotoro bayikanikiraho, mu kubaka se aho tuziraza. Ibyo byose ni ibikorwa aya matafari yadufasha. Ikindi ni uko wenda bitaramenyerwa cyangwa ngo iboneke, hari ibindi bikorwa tugira byo guhinga itaka, torotoro nayo yabidufashamo. Iyo tugiye gukata icyondo biba bisaba kucyegeranya no kugihinga ahantu kiba kiri. Ikindi, torotoro ahantu twakuye ibumba haba hakenewe kuzatunganywa nyuma kugira ngo dukomeze kubungabunga ibidukikije. Torotoro rero turamutse tuyambitse isuka yayo yatworohereza nanone mu gutunganya hahandi twakuye ibumba. Torotoro rero ni ingenzi kandi ni ingirakamaro, yadufasha mu bikorwa byinshi bitandukanye igihe twaba tuyikoresha mu buzima bwa buri munsi. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Tugiye ku bijyanye n'icyo iyi kampani y'akazi dukora kamariye sosiyete, namwe murabona kugira ngo itafari iryari taka ejo bundi rize ribumbwe none ritwikwe ribe riri nk'uko muri kuribona rishimishije nk'iri rikomeye nk'iri, rishoboye no kubaka aya mazu mubona ari hirya no hino, mubona ari gutera imbere. Ni ikintu cyoroshe, ni ibintu biba byarakozwe, ntabwo biba byariremye, byarakozwe kandi byakozwe n'iki n'amaboko y'abantu. Rero muri make kugira ngo ribe rigeze hano rigaragare nk'uko ribe rikozwe ribumbwe nk'uko itafari ryiza nk'iri mubona rishimishije, riba ryarakozwe n'amaboko y'abantu kandi abantu bakoze barahembwe. Muri make rero n'akazi gatanga amafaranga kugakora, ku buryo ahubwo nsigaye nibaza impamvu abantu abajene, urubyiruko rukiri ruto rufite imbaraga mu mutwe, rufite imbaraga mu maboko, benshi usanga birirwa bicaye barira ngo akazi karabuze, kandi akazi karahari. Ahubwo nibayoboke akazi, bareke gusuzugura akazi, bareke guhitamo akazi, kuko nkatwe mubona turi hano nta kibazo ko twize amashuri za kaminuza twarangije, ariko uyu munsi murabona aho turi n'ibikorwa twakoze. Ntabwo umuntu yagomba kuza hano ngo yari kuza yambaye ishati y'umweru ngo aze yagoroye agashati hano ngo agere kuri ibikorwa turi kubona hano. Muri make rero nk'urubyiruko rutuye hano, reka mfatiye nko ku rugero niboneye hano aha kuri site hanini aha mu Kirombe, dukoresha abantu b'ingeri zitandukanye. Abenshi bari buje kuba murana akazi gasaba imbaraga, bari bagifite imbaraga. Rero urabona nk'umwana, nk'umunyeshure, nk'umujene, urubyiruko arangije secondaire, iyo aje akayoboka hano mu Kirombe akabumba mu bandi, ku kwezi amafaranga make ashobora kubumbira, nashaka kubura ibihumbi 100 yinjije hano mu Kirombe mu byumweru nka 2 byumweru 3. Wakozeho cyane, ari umuntu afite imbaraga, ari gukora akazi agakunze, n'ibihumbi 200 yabibona mu kwezi kumwe. Akuye hehe hano mu kubumba, mu gutunda bisaba imbaraga, naho mu kubaka kugira ngo ifuri biruko muri kuyibona bisaba imbaraga, kugira ngo itafari yinde risha rigeze hano bisaba imbaraga z'iki z'amaboko y'abantu.
kandi izo nazo urubyiruko izo mbaraga barazifite. Rero muri make aka kazi ibikorwa turi gukora hano byagira akamaro sosiyete cyane, kuko abantu baraje barakora barahembwa, abakora hirya no hino hano muri ibi birombe by'amatafari barahembwa akabona amafaranga. Ubwo rero mu yandi majambo natwe twatanze akazi karahari hano karakorwa, kandi abari kugakora bagakunze bakitabiriye badasuzuguye akazi, nta kibuza yuko agahembo kabo kaboneka, hanyuma abantu bagakomeza mu yindi mirimo yindi, abantu bakamenya ingene baje kumenya ingene basha kwitunganya mu bijanye no kwikenura mu bukene hirya no hino. Ndumva ari ivyo akazi k'itafari muri kubona hano turimo, ni akazi nk'akandi gakomeye cyane gatunze twebwe, gatunze imiryango, gatunze n'abaza hano kuduha akazi. Ndumva ari ivyo, murakoze cyane. Murakoze cyane. Rero aka kazi nk'akandi kose ntago kabura imbogamizi, hari iziza tutateganije. Icya mbere ni uguhagarara kigabo ugahangana nazo kugira ngo udatagaza intego. Muri make ahantu dukorera ntago haba hasakaye, imvura ishobora kugwa ikagira ibyo yangiza, ariko kuko tuba dusanzwe dufite ibikorwa byinshi twakoze n'umubare munini wenda w'amatafari tumaze kubumba, ayangiritse ntiyatuma n'ubundi tutunguka. Imbogamizi ya kabiri, kubona abakozi biratugora, tujya kubakura kure, kandi hano hari urubyiruko ruri hafi ariko rutabasha kwitabira ibi bikorwa. Nkaba naboneraho kurushishikariza ko akazi kose ni akazi. Hanyuma ntatinze, ibiciro birahindagurika ku masoko bitewe n'uko umusaruro uboneka mu bihe bitandukanye, cyangwa se n'abakenera ibikoresho nabo bakabikenera mu bihe bitandukanye. Iyo nayo hari igihe ihinduka imbogamizi yo gutinda kugurisha mu gihe igishoro kitaraba kinini, cyangwa se ukaba wagurisha na makeya kugira ngo ubone andi mafaranga atuma ibikorwa byawe bikomeza. Ariko ni ibintu bisanzwe, nta kazi na kamwe katagira imbogamizi nk'izo. Icyo twebwe dushaka kubwira abantu ni uko nta kuva ku ntego, iyo ushikamye ibintu biraza. Ntababeshye rwose, tumaze kugera ku bintu byinshi kandi byinshi. Ibyo twagezeho rero, hari abantu bagiye gutekereza ngo ese mwubatse ama etaje muri Kigali, mwaguze amamodoka meza yo kugendaho. Reka da, ibyo twagezeho bikomeye cyane ni iterambere ryo mu mutwe, kuko muri iki gihe cya none sosiyete ifite ingorane zikomeye, bisa naho abantu bayirimo bafite ubumuga mu mitekerereze. Ibaze nawe, iyo umuntu ari umusore w'imyaka 20 wenda n'itanu cyangwa se 30, umusore w'intarumikwa, akaguma gutekereza ko azandika urupapuro akajya ahantu ngo bamuhe akazi, nsigaye mbigereranya n'ubumuga. Ahubwo wakabaye utekereza n'iki nakora nkabona ibintunga nkatera imbere, hanyuma wa wundi ukeneye ko mukorera akazi akazaza kunsanga ndi kugakora, cyangwa se nanjye nkagira abandi nkoresha. Hari uwita uvuga ati wivugire witetere, wabonye igishoro uri gukora. Reka da, icya mbere ni igitekerezo. Niyo mpamvu nkubwira yuko inyungu ya mbere ibyo twagezeho nuko twabonye ko ibintu hanze ahangaha bishoboka hatitawe cyane ku byo twakuye mu ishuri. Icya kabiri, mu buryo buri materiyeri, buryo iyo umuntu afite ibyo ahugiyemo, hari ibindi byinshi bitamugeraho cyangwa ngo bimugireho ingaruka. Urugero ni igihe cya coronavirus, abantu benshi bari mu nzu baryamye, bakirirwa barwana n'abapolisi kuko barenze ku mabwiriza ya coronavirus. Twebwe twari hano mu kirombe mu kazi, twarakoze kandi ibikorwa bigenda neza. Hanyuma icya gatatu, nta wakirenze ingoyi, kuko biramutse wa mugani bitanagabura nta n'impamvu yo kubikora. Harimo akazi, harimo amafaranga, turiho neza, amazu meza tuzayubaka, amamodoka meza tuzayagura, kubera ko we are forced to work. Murakoze. Hanyuma rero dusoza iki kiganiro, waba ukeneye ibikorwa by'ubuhinzi, waba ukeneye ibikorwa by'ubworozi, waba ukeneye ibikoresho by'ubwubatsi, waba ukeneye n'ubundi bujyanama bwose bugendanye n'ubucuruzi, watugana. Wabariza kuri nimero zikurikira: 078 341 98 66, cyangwa se 07 22 440 308. Murakoze. Mwabyumviye rero bakunze ba Torotoro, urubyiruko ruratuganirije ndetse ruduhaye n'inama. Mwumvise yuko First Work iri mu iterambere kandi nawe warigeraho. Urabura iki?
tujya mu kazi. Bye.